Yesu Kristo nashimwe. Tugeze ku munsi wa 229 dusoma Bibiliya. Uyu munsi turatangira ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Mariko. Reka dusome mu izina rya Yesu. Ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Mariko, igice cya mbere. Yohana Umubatiza. Itangiriro ry'ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo, umwana w'Imana. Nk'uko byanditswe n'umuhanuzi Yesaya ngo, nuko ndenda gutuma integuza yanjye imbere yawe, izagutunganya inzira yawe. Ijwi ry'urangururira mu butayu ati, nimutunganye inzira y'Uwiteka, mugorore inzira ze. Niko Yohana yaje abatiriza mu butayu, abwiriza abantu iby'umubatizo wo kwihana ngo bababarirwe ibyaha. Abatuye mu gihugu cy'i Yudaya n'ab'i Yerusalemu bose barahaguruka baramusanga, ababatiriza mu ruzi Yorodani bavuga ibyaha bakoze. Yohana yari yambaye umwambaro w'ubwoya bw'ingamiya, awukenyeje umushumi. Ibyo kurya bye byari inzige n'ubuki bw'ubuhura. Yabwirizaga avuga ati, undusha ubushobozi azaza hanyuma yanjye, ntibinkwiriye kunama ngo mfundure udushumi tw'inkweto ze. Njyeweho ndababatirisha amazi, ariko wowe azababatirisha umwuka wera. Yesu abatizwa na Yohana ageragezwa na Satani. Muri iyo minsi Yesu ava i Nazareti y'i Galilaya, araza abatirizwa na Yohana muri Yorodani. Avuye mu mazi uwo mwanya abona ijuru ritandukanye, umwuka aramanuka amujyaho asa n'inuma. Ijwi rivugira mu ijuru riti, ni wowe mwana wanjye nkunda nkamwishimira. Uwo mwanya umwuka amujyana mu butayu, amarayo iminsi 40 ageragezwa na Satani. Aba hamwe n'inyamaswa, abamarayika bakamukorera. Yesu avuga ubutumwa bwiza, ahamagara abigishwa. Nuko bamaze kubohesha Yohana, Yesu ajya i Galilaya avuga ubutumwa bwiza bw'Imana ati, igihe kirasohoye, ubwami bw'Imana buri hafi. Nuko mwihane mwemere ubutumwa bwiza. Anyura iruhande rw'inyanja y'i Galilaya, abona Simoni na Andereya mwene se barobesha urushundura mu nyanja, kuko bari abarobyi. Yesu arababwira ati, nimunkurikire nzabagira abarobyi b'abantu. Uwo mwanya basiga inshundura baramukurikira. Yicumye imbere ho hato, abona Yakobo mwene Zebedayo na Yohana mwene se nabo bari mu bwato bapfundikanya inshundura. Uwo mwanya arabahamagara, basiga se Zebedayo mu bwato hamwe n'abakozi be, baramukurikira. Akiza umuntu utewe na dayimoni. Bagera i Kaperinawumu, nuko ku isabato yinjira mu isinagogi arigisha. Batangazwa no kwigisha kwe, kuko yabigishaga nk'ufite ubutware ntase n'abanditsi. Mu isinagogi yabo harimo umuntu utewe na dayimoni, arataka cyane ati, duhuriye he Yesu w'i Nazareti, uje kuturimbura? Ndakuzi uri uwera w'Imana. Yesu aramucyaha ati, hora muvemo. Dayimoni aramutigisa, ataka ijwi rirenga amuvamo. Bose baratangara barabazanya bati, ibi ni ibiki? Ko ari imyigishirize y'inzaduka. Mbega uburyo ategekana ubutware, n'abadayimoni nabo baramwumvira. Uwo mwanya inkuru ye yamamara hose mu gihugu cyose gihereranye n'i Galilaya. Akiza nyirabukwe wa Simoni n'abandi benshi. Bamaze gusohoka mu isinagogi, bajyana na Yakobo na Yohana mu nzu ya Simoni na Andereya. Ubwo nyirabukwe wa Simoni yari aryamye arwaye ubuganga, nuko bamubwira ibye. Araza amufata ukuboko aramubyutsa, ubuganga bumuvamo arabazimanira. Nimugoroba izuba rirenze, bamuzanira abarwayi bose n'abatewe n'abadayimoni. Ab'umudugudu wose bateranira ku irembo. Akiza benshi bari barwaye indwara zitari zimwe, yirukana abadayimoni benshi, ntiyabakundira ko bavuga, kuko bari bamuzi. Akiza umubembe. Nuko mu museke arabyuka arasohoka, ajya mu butayu asengerayo. Simoni n'abandi bari kumwe nawe baramukurikira, bamubonye baramubwira bati, abantu bose baragushaka. Arabasubiza ati, ahubwo tujya ahandi mu yindi midugudu iri bugufi, nigisheyo naho, kuko aricyo cyanzanye. Ajya mu masinagogi y'ab'i Galilaya yose, abwiriza kandi yirukana abadayimoni. Mubembe aza aho ari aramupfukamira,
aramwinginga aramubwira ati washaka wabasha kunkiza. Aramubabarira, arambura ukuboko kwe amukoraho, ati ndabishaka, kira. Uwo mwanya ibibembe bimuvamo arakira. Akimusezerera aramwihanangiriza cyane, atumenye ntugire uwo ubibwira, ahubwo ugende wiyereke umutambyi, uture n'ituro ryo kwihumanura nk'uko Mose yabitegetse, kugira ngo bibabere ikimenyetso cy'uko bahamiriza yuko ukize. Nyamara asohotse atangira kubivuga no kubyamamaza hose. Nicyo cyatumye Yesu atabasha kongera kujya mu mudugudu wose ku mugaragaro, ahubwo yabaga imusozi no mu butayu, abantu bakaba ari bo baturuka impande zose bamusanga ahari. Ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Mariko, ibice 2. Yesu akiza ikirema gihetswe n'abantu 4. Nuko hahise iminsi asubira i Kaperinawumu, bimenyekana yuko ari mu nzu. Benshi bateraniraho buzura inzu, barenga no mu muryango, nuko babwira ijambo ry'Imana. Haza abantu 4 bahetse ikirema, ariko babuze uko bakimwegereza, kuko abantu bahuzuye, basambura hejuru y'inzu aharinganiye n'aho ari. Bamaze kuhapfumura, bamanuriramo ingobyi ihetswemo icyo kirema. Yesu abonye kwizera kwabo, abwira ikirema ati mwana wanjye, ibyaha byawe urabibabariwe. Ariko hariho abanditsi bamwe bicayemo, biburanya mu mitima yabo bati ni iki gitumye uyu avuga atyo? Arigereranyije. Ninde ushobora kubabarira ibyaha uretse Imana yonyine? Uwo mwanya Yesu amenya mu mutima we yuko biburanya batyo mu mitima yabo, arababaza ati ni iki gitumye mwiburanya mutyo mu mitima yanyu? Icyoroshye ni ikihe? Ari ukubwira iki kirema nti ibyaha byawe urabibabariwe, cyangwa ari ukumubwira nti byuka wikorere ingobyi yawe utahe? Ariko nimumenye yuko umwana w'umuntu afite ubutware mu isi bwo kubabarira abantu ibyaha. Nuko abwira icyo kirema ati ndagutegetse byuka wikorere ingobyi yawe utahe. Arabyuka yikorera ingobyi ye, uwo mwanya asohokera imbere yabo. Nuko bose baratangara, bahimbaza Imana, baravuga bati bene ibi ntabwo twigeze kubibona. Yesu ahamagara Lewi, umukoresha w'ikoro, avayo yongera kunyura iruhande rw'inyanja. Abantu bose baza ahari arabigisha. Nuko akigenda abona Lewi mwene Arufayo yicaye aho yakoresherezaga ikoro. Aramubwira ati nkurikira. Arahaguruka aramukurikira. Hanyuma ubwo Yesu yari yicaye mu nzu y'uwo bafungura, abakoresha b'ikoro benshi n'abanyabyaha basangira na Yesu n'abigishwa be, kuko abajyanaga nawe bari benshi. Abanditsi bo mu Bafarisayo babonye asangira n'abanyabyaha n'abakoresha b'ikoro, babwira abigishwa be bati mbega asangira n'abakoresha b'ikoro n'abanyabyaha? Yesu abyumvise arababwira ati abazima si bo bifuza umuvuzi, keretse abarwayi. Sinazanywe no guhamagara abakiranuka, keretse abanyabyaha. Icyo gihe abigishwa ba Yohana n'ab'Abafarisayo biyirizaga ubusa, nuko baraza baramubaza bati ni iki gituma abigishwa ba Yohana n'abigishwa b'Abafarisayo biyiriza ubusa, nyamara abigishwa bawe ntibiyiriza ubusa? Yesu arabasubiza ati mbese abasangwa bakwiyiriza ubusa bakiri kumwe n'umukwe? Bakiri kumwe nawe ntibakwiyiriza ubusa. Ariko iminsi izaza, ubwo umukwe azabavanwamo, nibwo bazahera ko babone kwiyiriza ubusa. Ntawe udoda ikiremo cy'igitambaro gishya mu mwenda ushaje. Yagira atyo, icyo kiremo gishya cyaca uwo mwenda, umwenge ukarushaho kuba mugari. Kandi ntawe usuka vino y'umutobe mu mifuka y'impu ishaje. Uwagira atyo vino yaturitsa iyo mifuka, vino igasandara hasi, imifuka ikononekara. Ahubwo vino y'umutobe isukwa mu mifuka mishya. Yesu yigisha iby'isabato. Nuko ku isabato agenda anyura mu mirima y'amasaka. Abigishwa be bakigenda batangira guca amahundo. Abafarisayo baramubaza bati ni iki gitumye bakora ibizira ku isabato? Arabasubiza ati ntimwari mwasoma icyo Dawidi yakoze ubwo yifuzaga ashonje we n'abo bari kumwe,
ko yinjiye mu nzu y'Imana ubwo Abiyatari yari umutambyi mukuru, akarya imitsima yo kumurikwa kandi amategeko atemera ko abandi bayirya keretse abatambyi bonyine, akayiha n'abo bari bari kumwe? Arababwira ati, isabato yabayeho kubw'abantu, abantu si bo babayeho kubw'isabato. Nicyo gituma umwana w'umuntu ari umwana w'isabato nayo. Nicyo gituma umwana w'umuntu ari umwami w'isabato nayo. Ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Mariko, ibice 3. Yesu akiza umuntu unyunyutse ukuboko n'abandi benshi. Yongera kwinjira mu isinagogi asangamo umuntu unyunyutse ukuboko. Bagenza Yesu ngo barebe ko amukiza ku isabato babone uko bamurega. Abwira uwo muntu unyunyutse ukuboko ati, haguruka uhagarare hagati mu bantu. Arababaza ati, mbese amategeko yemera ko umuntu akora neza ku isabato cyangwa ko akora nabi, gukiza umuntu cyangwa kumwica? Baramwihorera. Abararanganyamo amaso arakaye, ababazwa n'uko binangiye imitima. Abwira uwo muntu ati, rambura ukuboko kwawe. Arakurambura kurakira. Uwo mwanya abafarisayo barasohoka, bigira inama n'abaherode ngo babone uko bazamwica. Maze Yesu n'abigishwa be barahava bajya ku nyanja. Abantu benshi baramukurikira bavuye i Galilaya n'abandi benshi b'i Yudaya n'i Yerusalemu na Idumaya no hakurya ya Yorodani n'ahahereranye n'i Tiro n'i Sidoni. Bumvise ibyo yakoze baza ahari. Abwira abigishwa be kugumisha ubwato butoya hafi ngo abantu batamubyiga, kuko yakijije benshi. Nicyo cyatumye abari bafite ibyago bose bamubwira ngo bamukoreho. Abadayimoni nabo bamubonye bamwikubita imbere, barataka cyane bati, uri umwana w'Imana. Arabihanangiriza cyane ngo batamwamamaza. Yesu atoranya intumwa 12. Bukeye azamuka umusozi ahamagara abo ashaka baza ahari. Atoranyamo 12 bo kubana nawe, ngo abone uko ajya batuma kubwiriza abantu ubutumwa, abaha ubutware bwo kwirukana abadayimoni. Nuko atoranya abo 12, Simoni amwita Petero, na Yakobo mwene Zebedayo, na Yohana mwene se wa Yakobo, nabo abita Bowanerige, risobanurwa ngo abana b'inkuba, na Andereya na Filipo na Barutolomayo na Matayo na Toma na Yakobo mwene Arufayo na Tadayo na Simoni Zeloti na Yuda Isikarioti ari we wamugambaniye. Ibyo gutuka umwuka wera. Ajya iwabo, abantu benshi bongera guterana bituma babura uko bafungura. Nuko ab'iwabo babyumvise barasohoka ngo bamufate, kuko bagiraga ngo yasaze. Kandi abanditsi bavuye i Yerusalemu nabo bati, afite Belizebuli, kandi bati umukuru w'abadayimoni niwe umuha kwirukana abadayimoni. Arabahamagara bacira imigani ati, Satani abasha ate kwirukana Satani? Iyo ubwami bwigabanije ubwabwo, ubwo bwami ntibubasha kugumaho. Inzu iyo yigabanijwe ubwayo ntibasha kugumaho. Cyangwa Satani iyo yihagurukiye akigabanya, ntabasha kugumaho, ashiraho. Kandi nta muntu wabasha kwinjira mu nzu y'umunyamaboko ngo amusahure ibintu atabanje kumuboha, kuko aribwo yabona uko asahura inzu ye. Ndababwira ukuri yuko abantu bazababarirwa ibyaha byabo byose n'ibitutsi batuka Imana, ariko umuntu wese utuka umwuka wera ntabwo azabibabarirwa rwose, ahubwo abakoze icyaha cy'iteka ryose. Icyatumye avuga atyo ni uko bavuze ngo afite dayimoni. Bene wabo wa Yesu. Maze nyina na bene se baraza bamutumaho ngo aze bahagaze hanze. Abantu benshi bari bicaye bamugose baramubwira bati, nyoko na bene so bari hanze baragushaka. Nawe arababaza ati, mama ninde na bene data ni bande? Abararanganyamo amaso abari bicaye impande zose bamugose, arababwira ati, dore mama na bene data. Umuntu wese ukora iby'Imana ishaka niwe mwene data, niwe mushiki wanjye, niwe mama. Ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Mariko, ibice 4. Umugani w'umubumbyi. Yongera kwigishiriza mu kibaya cy'inyanja, abantu benshi cyane bateranira ahari. Aricyo cyatumye yikira mu bwato bwari mu nyanja abwicaramo, abantu bose bari mu kibaya cyayo.
abigishiriza byinshi mu migani. Akibigisha arababwira ati, nimwumve. Umubibyi yasohoye imbuto, akibiba zimwe zigwa mu nzira, inyoni ziraza zirazitoragura, izindi zigwa mu kara kadafite ubutaka bwinshi. Uwo mwanya ziramera kuko ubutaka atari burebure, ariko izuba rivuye ziruma. Izindi zigwa mu mahwa, amahwa arararuka araziniga, ntizera imbuto. Izindi zigwa mu butaka bwiza, ziramera, zirakura, zera imbuto, kandi imwe ibyara 30, indi 60, indi 100, bityo bityo. Arababwira ati, ufite amatwi yumva niyumve. Yiherereye abari kumwe nawe n'abo 12 bamusobanuza iby'uwo mugani. Arabasubiza ati, mwebweho mwahawe kumenya ubwiru bw'ubwami bw'Imana, ariko abo hanze byose babibwirirwa mu migani, ngo kureba babirebe ariko be kubibona, no kumva babyumve ariko be kubisobanukirwa, ngo ahari badahindukira bakababarirwa ibyaha byabo. Arababaza ati, mbese ko mutazi iby'uwo mugani, indi migani yose muzayimenya mute? Umubibyi nubiba ijambo ry'Imana. Izo mu nzira aho iryo jambo ribibwa, abo nibo bamara kumva, uwo mwanya Satani akaza agakuramo iryo jambo ryabibwe muri bo. N'izibibwe mu kara nabo nuko, iyo bumvise iryo jambo uwo mwanya baryemera banezerewe, ariko kuko batagira imizi muri bo bakomera umwanya muto. Iyo habayeho amakuba cyangwa kurenganywa bazira iryo jambo, uwo mwanya birabagusha. Abandi bagerageranywa n'izibibwa mu mahwa, abo nibo bumva iryo jambo, maze amaganya y'isi n'ibihendo by'ubutunzi n'irari ryo kwifuza ibindi, iyo bibinjiye mu mutima, biniga iryo jambo ntiryere. Kandi abagereranywa na za zindi zabibwe mu butaka bwiza, abo nibo bumva ijambo bakaryemera, nibo bera imbuto, umwe 30, undi 60, undi 100, bityo bityo. Indi migani. Nuko arababaza ati, mbese itabaza rizanirwa kubikwaho inkangara cyangwa gushyirwa munsi y'urutara? Ntirishyirwa se ku gitereko cyaryo? Kuko ari nta cyapfunditswe kitazagaragara, cyangwa icyahishwe kitazamenyekana. Ufite amatwi yumva niyumve. Arababwira ati, nimuzirikane ibyo mwumva. Urugero mugeramo nirwo muzagererwamo, kandi muzarushirizwaho. Kuko ufite azahabwa, kandi udafite azakwa n'icyo yari afite. Arongera arababwira ati, ubwami bw'Imana bugereranywa n'umuntu ubibye imbuto mu butaka, akagenda agasinzira, akabyuka nijoro na kumanywa, n'imbuto zikamera zigakura, atazi uko zikuze. Ubutaka bwimeza ubwabwo, ubwa mbere habanza kuba utwatsi, maze hanyuma zikaba imigengararo, hagaheruka amahundo afite imbuto. Ariko imyaka iyo yeze, uwo mwanya nyirayo ayitemesha umuhoro, kuko igihe cyo gusarura kiba gisohoye. Kandi aravuga ati, mbese ubwami bw'Imana twabugereranya n'iki? Cyangwa twabusobanuza mugani iki? Bwagereranywa n'akabuto ka sinapi, kuko iyo gatewe mu butaka, nubwo ari gato hanyuma y'imbuto zose zo mu isi, karakura kakaba igiti kinini, kikaruta imboga zose, kikagaba amashami manini, maze inyoni zo mu kirere zikarika ibyari mu gicucu cyacyo. Akomeza kubigishiriza ijambo ry'Imana mu migani myinshi nk'iyo, mu buryo bashobora kumva. Ntiyavuganaga nabo atabaciriye umugani, ariko agasobanurira abigishwa be byose biherereye, aturisha inkubi y'umuyaga wo mu nyanja. Kuri uwo munsi bugorobye arababwira ati, twambuke tujye hakurya. Basiga abantu bamujyana mu bwato yahozemo, kandi hari n'andi mato hamwe nabwo. Nuko ishuheri y'umuyaga iraza, umuraba wisuka mu bwato, bigeza aho bwenda kurengerwa. Yari asinziriye aryamye ibwerekeza, yiseguye umusego. Baramukangura baramubaza bati, mwigisha, ntubyitayeho ko tugiye gupfa? Akangutse acyaha umuyaga, abwira inyanja ati, ceceka utuze. Umuyaga uratuza, inyanja iratungana rwose. Arababaza ati, ni iki kibateye ubwoba? Ntimurizera?
baratinya cyane, baravugana bati mbega uyu ni muntu ki utuma umuyaga n'inyanja bimwumvira. Imana ibaha umugisha, tuzakomeza ejo duhere ku bice 5. Mugire umunsi mwiza, ndabakunda mu izina rya Yesu ndetse n'izina ryanjye bwite.